Ubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi wa none, wowe ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho uherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Njye ni Jean Pierre Iradukunda, mugiye kubana muri iki kiganiro cy'uyu munsi wa none, mbibutsa ko iyi ni Kalisimbi Studio. Kora subscribe niba utarakora subscribe, ukande no kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro tubategurira umunsi ku munsi. Uyu munsi twabateguriye zimwe muri kode ushobora gukoresha uneka umuntu cyangwa se umenya amakuru y'umuntu ukoresheje telefone yawe ndetse n'iye. Aha ushobora kuba ari sheri wawe cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ushaka kumva amakuru ye. Ngo ikaze rero, kurikirana iyi video witonze kugira ngo urebe step by step. Ni codes enye zikora mu buryo butandukanye, ariko zose ushobora kwifashisha uneka umuntu, umenya amakuru ye ukoresheje telefone yawe ndetse n'iye, ugakurikirana amakuru ye umunsi ku munsi. Yaba ari umukozi wawe, sheri wawe cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ushaka kumenya amakuru ye. Tugiye guhera kuri step ya mbere cyangwa se kode ya mbere. Ndagenda ngusobanura nkubwira uburyo iki ikora n'uburyo ki ushobora kuyifunga. Icyitonderwa, ntabwo zino kode uzishyira muri telefone yawe wowe ushaka kwakira amakuru, ahubwo izi kode ufata telefone ya wa muntu ushaka kujya wumva amakuru ye cyangwa se kujya wumva abamuhamagara, hanyuma ugashyiramo zino kode. Nawe ushaka uburyo ki bushoboka ushobora gufata telefone ye ugahita wandika zino kode ze, ugashyiraho nimero yawe wowe ushaka kuzajya wakira amakuru, hanyuma bamuhamagara direct ugahita ubibona muri telefone yawe. Jya kwereka uburyo bwa mbere cyangwa se kode ya mbere, ni ukuvuga ni kode enye ariko zose ntabwo zikorera icyarimwe, ahubwo wowe uhitamo ikunogeye bitewe n'uburyo ki ubishakamo, bitewe n'uburyo ushaka kuzajya ubona amakuru ye. Tugiye kwereka kode ya mbere, hahandi wandikira nimero. Kode ya mbere wandika akanyenyeri 002 akanyenyeri, ugashyiraho kode y'igihugu. Ubwo mu Rwanda ni 250, biterwa n'igihugu urimo na kode mukoresha. Ugashyiraho nimero ya telefone yawe wowe ushaka kujya wakira amakuru. Reka dusipoze ko nimero yawe ari 788. Ugashyiraho urwego, hanyuma ugahitamo simukadi cyangwa se sosiyete ushaka kuzajya ukoresha. Ikajya inkoresha simukadi ya kabiri, ubwo ngewe ni MTN yo mu Rwanda, ukemeza. Barakubwiye ngo call forwarding registration was successfully. Ni ukuvuga ngo nimero yose izahamagara iyi telefone y'uyu muntu ushaka kumva amakuru ye, ntabwo azajya yibona, ahubwo bizajya bita ko bizi iwawe, bite ko ubitaba, umenye amakuru ye, umenye umuhamagaye. Noneho gufunga ino step, gufunga buno buryo bwa buri nimero yose imuhamagaye ugahita ubibona, ukanda akanyenyeri ukanda urwego 002 urwego, ukemeza kuri ya simukadi wari wemejeho. Ndagusaba gukurikira iyi video witonze kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza kandi mu buryo bwiza. Tugiye kuri step ya kabiri, cyangwa se ngiye kukwereka indi kode ushobora gukoresha. Ni akanyenyeri 661 akanyenyeri, kode y'igihugu, nimero y'uwo ushaka kumva amakuru ye. Dusipoze ko nimero ushaka kumva amakuru ye ni 07. Tuvuge ko ari iyo, ukemeza.
ukemeza no kuri ya simukadi ushaka. Bakubwiye call forwarding registration was successfully, ni ukuvuga ngo ibyo wasabye byemeye. Ni ukuvuga ngo iyi kode yo ya kabiri weretse ni igihe bazahamagara wa muntu akanga kwitaba telefone. Niba bamuhamagara akanga kwitaba telefone, wenda azaba wenda ari busy cyangwa se sinzi wenda ikizakimuhugije cyangwa se gituma adafata telefone, ariko mu gihe azaba atafashe telefone, akimara kumuhamagara kwa kundi telefone yahamagara ikavaho, umuhamagaye ntabwo izacika, ahubwo we nivaho direct izahita umuntu umuhamagaye azahita nimero yawe ihamagara telefone yawe. Donc telefone yawe izahita ko ibona nimero yahamagaraga wa wundi, ariko umuhamagaye we ntabwo abibona ko telefone ye hari undi muntu wise ko uyakira. Icyo gihe nabwo uzahita ubasha kumva umuhamagaye, ubashe kumva amakuru ye, ubashe kumva ndetse n'ibyo yamubwiraga bitewe n'uburyo nawe uzamwakira. Ashobora kuguhamagara akakubaza ngo nyiri telefone ari he, kubera ko atari kubona nimero iri kwakira iyi nimero yahamagaye ngo ni iyihe. Ashobora kuzakubaza ngo nyiri telefone iri he, ariko nawe uzareba uburyo wiyeranje. Uburyo bwo gufunga iyi step nabwo ni kwa kundi, ni urwego 6 urwego, ukahita kukanda kuri ya nimero, kuri ya simukadi wemejeho. Barakubwiye call forwarding service has been disabled, ni ukuvuga ngo urafunze ino step. Cyo kukwereka iyi step ya 3 cyangwa se kode ya 3 ushobora gukoresha. Kode ya 3 ni akanyenyeri 6 akanyenyeri kode y'igihugu uherereyemo. By the way, bisubiremo, ni kode y'igihugu uherereyemo 78 dusuppose ko iyi niyo nimero yawe, wowe uri kureba iki kiganiro, niyo nimero yawe ushaka ko izajya igeraho amakuru y'umuntu ushaka kuneka. Ni ukuvuga ngo nongere mbisubiremo, kugira ngo amakuru azemo, zino kode ntabwo uzishyira muri telefone yawe wowe ushaka kwakira amakuru. Dusuppose wowe uri kureba kino kiganiro ushaka kureba amakuru yanjye, ntabwo kureba amakuru yanjye ntabwo uzashyiramo zino kode muri telefone yawe, ahubwo uzashaka uburyo ki ubona telefone yanjye ngewe, hanyuma ushyiremo zino kode n'abizi. Ushyiremo zino kode n'abizi, nibwo bazajya bampamagara. Nakwanga kuyifata cyangwa se warayemeje ko kode izajya imuhamagara yose izajya ihita iza iwawe, bampamagara ikahita ko iza iwawe, hanyuma ugahita wemeza kuri simukadi ushaka. Ndi gukoresha iya 2 rya jambo, urabona ko wabyemeje. Ni ukuvuga ngo iyi kode yo ikintu ikora, ni ukuvuga ngo iyi kode ni muri cya gihe uno muntu nta muriro afite cyangwa se telefone ye ijimije itariho, muri rusange itariho. Mu gihe bamuhamagaye telefone ye itariho, cyagiye umuntu aba adafite umuriro cyangwa se yanayijimije, iyi kode ako kanya bamuhamagara itariho, telefone yawe uzajya uhita ko yakira kuru y'umuntu wari umuhamagaye, ariko uwo muntu umuhamagaye we azajya abona ko ahamagaye ya nimero yashakaga guhamagara. Hanyuma uba uramwitabye, umenya amakuru ye. Nabwo nakubaza ashaka nimero nyiri iyi telefone ye, uzahita umenya impamvu abikubwiye, kuko we ntabwo aba abona nimero bari kuvugana ngo ni iyi. Uburyo bwo gufunga iyi step nabwo kwa kundi, ni urwego 6 2 urwego, ukemeza kuri ya simukadi. Urabona ko
nabwo urabifunze. Step ya kane ariyo ya nyuma ni akanyenyeri 6 7, akanyenyeri kode y'igihugu, ya nimero yawe wowe ushaka ukurikira amakuru y'uyu muntu, ugahita wemeza kuri ya simukadi. Noneho ubu buryo ni igihe wa muntu ushaka kumviriza amakuru ye, n'igihe bamuhamagaye akaba ari busy, wenda agakupa uwo ari umuhamagaye. Hari ukuntu buriya nk'abantu babana nk'abagore nk'abagabo cyangwa se abasheri baba bari kumwe, undi wenda muntu umutereta akamuhamagara cyangwa se bateretana akamuhamagara, agahita telefone ye iryo urwara kugira ngo utabona we muri kumwe ko bari kumuhamagara. Icyo gihe nayikupa telefone ye, ako kanya direct telefone ye, uwo muntu umuhamagaye, telefone yiwe uzahita uyibona muri telefone yawe. Donc we ntabwo azabibona ko bamukubye, ahubwo izakomeza icemo ako kanya, ahubwo bite biza kuri telefone yawe ubashe kuba wayitaba. Niba ari umugore wawe uguca inyuma, niba ari umugabo wawe uguca inyuma, ako kanya uzahita umenya aho bipfira. Ako kanya uzahita umenya uguca inyuma cyangwa se nawe uwo bateretana. Gufunga buno buryo nabwo ni akanyenyeri urwego 6 7, urwego ukemeza. Tayari ubu bivuyemo. Ngira ngo mwese mwabibonye, mwe mukurikiye kino kiganiro, uburyo ushobora kuneka umuntu wawe atabizi. Gusa buno buryo rimwe na rimwe si bwiza, ariko nanone ku rundi ruhande ni bwiza, kuko buri ibintu byose biba bifite negative impact na positive. Ni bwiza ku rundi ruhande ni rubi. Ariko iyo wabaye wenda tujye kuri kote y'abagore cyangwa se abantu bubatse urugo, iyo mwabyumvikanyeho biba byiza. Cyangwa se hano hari ubundi buryo bugiye bubamo bwiza, hari igihe uba udashaka wenda kwitaba telefone, cyangwa se uwo munsi ukirirwa wenda ushaka kuruhuka mu mutwe udashaka kwitaba telefone, ukareba undi muntu urajya kwitabira telefone kandi mutari kumwe. Ashobora kuba ari i Kigali, undi ari i Musanze, cyangwa se ari i Musanze ari i Kigali, ugashyiramo zino kode, cyangwa ukavuga ati shyiramo zino kode, ashyiremo na nimero yawe, ku buryo nibamuhamagara cyangwa donc ugashyiramo wowe zino kode, ugashyiramo wowe zino kode, ugashyiramo nimero ziwe. Tuvuge wenda ni umuntu ushaka kuza kwitabira telefone, baguhamagara uri busy cyangwa se wemeje ko buri kode yose iraguhamagara irahita ijya kuri uwo muntu, ugahita kubikora ukiruhukira. Cyangwa se ari igihe n'umuntu aba akunze kuba atabona telefone hafi, wenda iri kure yiwe, baguhamagara babone hashira akanya utayifata, igahita ijya ku wundi muntu wemejemo ko azajya kwitabira telefone mu gihe uri busy, cyangwa se mu gihe telefone yawe itari hafi. Urumva ni uburyo bwiza, kandi ni uburyo nanone bubi, kuko hari gukoresha mu buryo uneka umuntu utabimubwiye, ugasanga bibaye ikibazo. Ndagushimiye wowe warebye ino video, ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo ushaka kutugezaho, cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose wifuza ko tuzagukoreraho ubushakashatsi, byandike hasi muri komenti, tuzabasha kugusubiza nibiba ngombwa. Cyangwa se nkomeza nanakwibutsa gukora subscribe,
ukande no kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo buri uko dushyizeho ikiganiro uzajya uhita ko ubona ibiganiro byacu ako kanya. Ubu turi kuri telefone muri ino minsi nk'uko twabisabwe n'abakunzi bacu, turi kuri telefone tugiye kubereka byinshi mutari muzi kuri telefone mutunze. Mu minsi mike naho tuzaza kuri kote ya mashini computer, ni ibintu byinshi tubateganyirije kandi byiza. Niba ufite ikibazo, igitekerezo ushaka kutugezaho, andika muri comment hasi. Niba ushaka wumva wanyuzwe n'iki kiganiro, kora like ubisangize n'inshuti zawe, hanyuma nabo babashe kuba update. Mwakoze cyane, mugire amahoro y'Imana kandi bifurije kuramba.